gusenga ni intwaro dukoresha. Ugakoresha iyo ntwaro nta kindi kintu wizeye. Ugakoresha iyo ntwaro nta kindi kintu wambaye. Ugasenga ukamenya ko iryo sengesho rigiye kugucira inzira. No mu nzira y'inzitane isengesho rirahanyura. No mu nzira ifunganye isengesho rirahanyura. Uyu munsi hari icyo wabwira Imana, Imana ikabana nawe ikakwitaho. Ndabinginze rero bene data, dukomeze tugire umwete wo gusenga. Nitugira umwete wo gusenga tuzanesha ibigeragezo. Nitugira umwete wo gusenga tuzagira intwari iremereye izatuma tugera kure. Nitugira umwete wo gusenga tuzajya dusengera ibirema bihaguruke. Nitugira umwete wo gusenga tukabana n'Imana, Imana izajya ibana natwe. Ndabinginze bavandimwe, tugire umwete wo gusengera itorero. Pawulo na Sila bo basengeye itorero. Hari n'abandi bantu naba muri iki kinyejana basengera itorero ry'Imana. Ariko ubu ngubu biratangaje ko abantu basigaye basengera business zabo, abantu bagasengera inyungu z'imibiri yabo, abantu bagasengera ibyo turebesha amaso. Ariko ibyo turebesha umwuka iriya hirya abantu nibabyiteho. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu azabazana n'abari kure n'abari hafi azabazana. Yemwe abantu mutari mwakira agakiza, turarize, turasabye Nyagasani, nukuri turasenze, turatakambye. Nyamuneka mugaruke mu mwizero uyu mwami kugira ngo icyo tuzajya tumubwira ajya atwitaho. Birakwiye kuko twamwizera, birakwiye kuko twamwiringira, birakwiriye ko twamwegera kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana yacu rikomeza imfuruka. Muraho neza nshuti bakunzi ba Nyirabisage TV. Nk'ibisanzwe uwo muri kuvugana ni Nyirabisage Jeanne. Twongeye kandi kubaha kaze kuri iyi channel yacu kugira ngo twongere kandi tubane. Kandi turashimira cyane twimazeyo abantu bagiye badukurikirana bari ku isi hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, turabashimiye cyane. Abato, abakuru barimo, abasaza n'abakecuru, abasore b'urubyiruko, turabashimiye cyane cyane. Imana ibahe umugisha. Tutari twatangira kino kiganiro rero tugiye gusenga Imana, kuko Imana nababwiye ko ariyo ishobora byose. Imana ni umutunzi wa byose. Imana itatumye turamuka ntacyo twakwigezaho, ariko iyo yatumye turamuka niyo tugiye gushimira. Tugiye kuyishimira rero tuyisenga aho buri muntu wese ari. Waba ugenda mu muhanda, waba wicaye mu rugo, waba uri muri ofisi, ahantu hose waba uri, mbabarire dufatanye dusenge Imana kuko niyo kubahwa, niyo gushimira ibihe byose. Reka duce bugufi dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ituyahirengeye, Mana y'imbaraga zihambaye, turagushima turaguhimbaje kuko wemeye kuko tubaho kuri uyu munsi. Uyu munsi wawuduhayemo nk'impano iremereye ku buzima bwacu. Wabanye natwe, waturinze. Nta kiguzi na gito twigeze dutanga kugira ngo turamuke, nta kiguzi na kimwe twigeze dutanga kugira ngo tubeho, ahubwo twisanze mu rukundo rwawe. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe rimanuke rikebera amujyi yombi. Ijambo ryawe rimanuke rifasha imitima ya benshi abari hirya no hino kuri iyi si wiremeye. Ndakwinginze Mana kugira ngo buri wese rijambo rimubere umuti, rijambo rimubere inkomezi, rijambo rimubere ibyiringiro. Kandi Mwami, tutagufite ntacyo twaba dufite, tutagufite twaba dufite ubusa, ariko iyo tugutunze tuba dutunze byinshi kuko uri umutunzi wa byose. Turagushima Papa, uri umubyeyi wacu, jya utwitaho, kabana natwe ukatugirira neza. Nyemerera buri wese uteze amatwi kino kiganiro, ukomeze ubane nawe, ukomeze umuhereze umugisha, ukomeze utwagurira imbago Mana mu majye ndetse n'amaza. Turakwinginze kugira ngo ntaba ari twebwe, nkuko bibiri ijambo ryawe ritubwira ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe ntacyo turi cyo, ariko tugushubije icyubahiro kuri umukozi w'umuhanga. N'izina rya Yesu Kristo Mwami wacu wizeye. Amen.
tugiye kuvuga ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ni ukuri twabashimiraga inshuti zacu, abari hirya no hino, abasiga byinshi kugira ngo badutege amatwi, abadushyigikira kugira ngo tuzamure ubu bwami bw'Imana. Muri iyi minsi ya none, abantu bakijijwe se cyangwa abantu bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hari ababyizera bakabyemera bakabifata neza. Hari n'abandi babifashe nka modeli, nka kwa kundi umwenda ushobora kwaduka ari modeli ugasanga abantu bose barawudodesheje, cyangwa ugasanga abantu bose baguze cya gitambaro se, cyangwa ugasanga abantu bose bafashe ikintu cyose bakakigira kimwe. Oya, ntabwo ariko abakristo twakagombye kumera. Umukristo ni umwimerere. Gutunga Yesu Kristo mu buzima bwacu ni umwimerere w'ubuzima. Ntabwo tubaho nk'abandi bantu, oya, tubaho mu mwihariko wacu, kuko uyu mwami twaramumenye. Uyu mwami afite ibigwi byinshi tutavuga ngo turondore. Nawe ubwawe aho wicaye cyangwa nawe unteze amatwi, uyu mwami uramuzi, uzi ibigwi bye byinshi biruta twebwe ibyo twibwira. Yagiye akora byinshi mu mitima yacu, niyo mpamvu tumwizeye. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rijya riza, ntabwo rijya ritaha ubusa. Ntabwo ijambo ry'Imana ryamanuka ngo rigende gutyo, oya. Ijambo ry'Imana rijya riza rifite aho riri bukure umuntu, rikagera n'aho rimugeze. Mu busanzwe ijambo ry'Imana abantu benshi barifashe nk'ibintu biri aho ngaho, ariko ijambo ry'Imana ni iry'agaciro. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ni iry'umumaro kuryumvisha, kuko ijambo ry'Imana rigira step imwe iyo igukuraho, rikagira n'indi step rikugezaho. Ijambo ry'Imana rero kuryumva ni ingirakamaro. Muvandimwe wanjye, ntukabifate nk'ibintu bisanzwe, ntukabifate nk'ibitariho, oya, ujye ubifata nk'ibintu by'agaciro, kuko icyatumye uramuka nanjye icyatumye ndamuka ni ukugira ngo iri jambo ribashe kutugirira akamaro. Twabyutse biremera, twagiye mu byuma byakozwe n'abantu birakunda biremera, twagiye ahantu hatandukanye tuvayo tuzanye intsinzi. Buri muntu wese ku giti cye yavuga uko Imana yamugire neza kuri uyu munsi. Imana yacu rero irakomeye, ifite imbaraga, ifite ubutware n'ububasha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo n'ubundi uravuga ngo gusenga. Gusenga ni intwaro dukoresha. Ugakoresha iyo ntwaro nta kindi kintu wizeye. Ugakoresha iyo ntwaro nta kindi kintu wambaye. Ugasenga ukamenya ko iryo sengesho rigiye kugucira inzira. No mu nzira y'inzitane isengesho rirahanyura. No mu nzira ifunganye isengesho rirahanyura. Umukozi w'Imana Nehemiya, abantu bazi inkuru ye. Nehemiya, abantu bajya basoma Bibiliya barabizi cyane. Nehemiya mfata ko yari nk'umunyamasengesho uremereye, yari nk'umwinginzi. Umwinginzi ntabwo ajya ava ku gicaniro. Umwinginzi ntajya arorera gusenga. Hari abantu bingingira imiryango, hari abantu bingingira amafamili yabo, hari abantu bingingira igihugu, hari abantu bingingira isi yose. Barahari, barara amajoro kugira ngo Imana itugirire neza. Bagakora ibyo byose kugira ngo Imana yacu yongere twiyereke mu yindi shusho, kuko uyu munsi wa none ushobora gukora uyu munsi, ejo ukongera ugakora ukabona nta kiri kuvamo. Ariko iyo ufite isengesho, iyo wizeye Imana, ijya ibana nawe ikakugirira neza, ikagutambutsa aho utari gutambuka, ikakugeza ahantu kure cyane. Bene data, abantu babimenyereye gusenga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo gusenga ni intwari ikomeye cyane. Ni intwari iruta za kirimbuzi, ni intwari iruta ikintu cyose uzi gikomeye. Kuko gusenga guperifora se cyangwa gukomeza kwinjira ahantu kukagera na hahandi umwana w'umuntu atatekereza ko wagera. Iyo usenga rero ugera kure. Iyo usenga ubona byinshi. Nubwo wenda muri iyi si
hari abantu babona ibyo dukora. Uyu munsi wa none ukaba usenga ariko ukaba ufite imbogamizi. Hari abantu benshi cyane bajya bakunda kuvuga ngo abantu basenga ngo bahura n'ibibazo, ngo abantu basenga ngo nibo bakene, ngo abantu basenga ngo nibo babayeho nabi. Oya, Bibiliya iravuga ngo nubwo batubona nk'abenda gupfa ariko tubeshejeho benshi, kuko twasenze. Iyo ngewe wenda nambaye ubusa uno munsi nkasengera runaka, Imana ijya ingirira neza ikanyitaho, nanjye nkaba nambaye nkaberwa, kuko hari umutwaro nikorereye mugenzi wanjye. Uyu munsi wa none nkasengera umuvandimwe wanjye kugira ngo ntazabure icyo kurya. Hari abantu tutajya dusengera abantu duhura nabo mu mihanda, kenshi na kenshi baba barushye, baba baremererewe, hirya no hino mu bitaro, hirya no hino bafite intambara. Abantu bakabona nk'ibintu nk'aho bisanzwe. Ariko icyo mbashishikariza, tujye tugira umwete wo gusenga. Dusenge inshuro na ndetse nyinshi. Nkunda bene data b'Abayisilamu bajya basenga nkumva ndafashijwe. Bajya basenga, niba nibeshye basenga 5 ku munsi. Bagira amasaha basenga. Gusenga kuba gufite injyana y'ibyo urimo wowe, y'ibyo utekereza, y'ibyo wibwira. Imana ikabana nawe ikakugirira neza kubera kuko hari icyo wakoze, hari icyo wiyimye kugira ngo ubashe kugera ku cyo ushaka. Uyu mugaragu w'Imana Nehemiya yarasenze, asengera igihugu cyabo. Hari ahantu yari ari mu gihugu cy'ubunyage nawe amerewe nabi, ariko yibuka ko iwabo iri hirya bamerewe nabi, ko ibituro by'abasekuruza byamezeho ibyatsi, byashaje, igihugu cyabaye umwirare, amarembo yarasibamye, aricara ararira. Ariko aririra kuririya mu mutima, aririra kure mu mutima. Iyi Mana rero iyo wayibwiye abantu bakumva, iyi Mana wayibwiye ikumva, igikwitaho. Iyo wabitekereje gusira hirya mu mutima, igikwitaho. Fa kuba ufite direction y'ubuzima bwawe ubwo uri guha Imana. Uyu munsi wa none niba mvuze ngo ndabyuka nsengera abarwayi, n'urugero iyo mvuze ngo ndasengera abarwayi, Imana ijya igera mu barwayi kare ngewe ntari nanabivuga. Navuga ngo ndasengera abantu bashonje, Imana ikabikora ngewe ntari nabivuga, ikabikora neza, ikabikora neza, kuko ikabikora mu bumana bwayo, kuko ni Imana. Iyi Mana iyo yambaje rero ijya ibana nawe. Muri make n'ubundi nongere mbabwire bavandimwe, gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Gusenga ni intwaro ushobora gutuma wowe aho utagera. Ni intwaro ushobora gutuma ikakugerera kure wowe naho utari wagera, naho utazagera, rya sengesho rikagerayo. Isengesho ribohora imbohe. Isengesho rihereza ababyeyi batabyaye rikabaha abana. Isengesho rihagurutsa ibimuga. Dufite ingero nyinshi. Pawulo na Sila barasenze, bafungiwe ahantu barasenga, imigozi yari ibaboshye kubera isengesho. Imana ibana nabo kubera isengesho basenze. Imana ihamburaho ya migozi bari bafite. Imana ikabana natwe mu buryo bwari bwo bwose. Uyu mugaragu w'Imana Nehemiya rero amaze kwicara, amaze gutekereza ko ibituro bya bene wabo, ibituro by'iwabo byasenyutse, iwabo habaye habi, iwabo babayeho nabi, iwabo babayeho nabi mu buretwa n'ibindi. Igihugu mbega amarembo yarasibamye. Ntiwari ukigenda ngo ubone ngo ni hehe umuntu ashobora kwinjirira, ese niwe umuntu yakorera, ese ni gute byagenda. Oya, ibintu bikaba biri aho ngaho gusa. Ariko uyu munsi wa none nawe wasenga, nawe watakambira Imana, Imana ikabana nawe. Uyu munsi hari icyo wabwira Imana, Imana ikabana nawe ikakwitaho. Ndabinginze rero bene data, dukomeze tugire umwete wo gusenga. Nitugira umwete wo gusenga tuzanesha ibigeragezo. Nitugira umwete wo gusenga tuzagira intwari iremereye izatuma tugera kure. Nitugira umwete wo gusenga tuzajya dusengera ibirema bihaguruke. Nitugira umwete wo gusenga tukabana n'Imana, Imana izajya ibana natwe. Ndabinginze bavandimwe, tugire umwete wo gusengera itorero. Pawulo na Sila bo basengeye itorero.
hari n'abandi bantu naba muri iki kinyejana basengera itorero ry'Imana, ariko ubu ngubu biratangaje ko abantu basigaye basengera bizinesi zabo, abantu bagasengera inyungu z'imibiri yabo, abantu bagasengera ibyo turebesha amaso, ariko ibyo turebesha umwuka iriya hirya abantu ntibabyiteho. Nyamara nshuti muvandimwe, nawe iki ni igihe cyawe kugira ngo usengere ubwoko bw'Imana buzahuke kubera wowe. Ni ngombwa nawe kugira ngo usenge ubwoko bw'Imana butere imbere kubera imbaraga washizemo. Reka dusome iki gitabo cy'uyu mugabo Nehemiya ukuntu yaririye ubwoko bw'iwabo. Reka dusome Nehemiya igice cya mbere ku murongo waho wa 4. Mwumva uko havuga. Umutwe w'amagambo aravuga ngo gusenga kwa Nehemiya. Oya, ntabwo mvuga gusenga kwa Nehemiya uyu munsi, ndavuga gusenga kwa Jane, ndavuga gusenga kwawe. Nawe ushobora gushyiraho izina ryawe ukavuga uti gusenga kwanjye, gusenga kwanjye Mana kukugereho. Wabivuga gusenga kwanjye Mana kukugereho ni isengesho, ni ukwinginga. Turimo twinginga Imana yacu kugira ngo iri sengesho tugiye kubwira Imana yacu iryiteho, Imana yacu ibane natwe, Imana yacu tugirire neza. Nehemiya rero amaze kubona izo mbogamizi zose yagiye anyuramo, ukuntu iwabo hasenyutse, ukuntu ibituro byangiritse, ukuntu amarembo yafunganye, ukuntu imyanda yabaye myinshi mu gihugu, ibintu byarabaye bibi. Nehemiya we ntabwo yabirebye nk'uko tubireba, nk'uko usigaye ubibona ukabona ntibikureba. Wabona n'umuntu arimo arasengera abantu ukabona yarasaze. Hari abantu benshi ngize iminsi mbona mu mihanda bavuga ubutumwa bwiza, kuri social media bavuga ubutumwa bwiza, hirya no hino mu macaca bavuga ubutumwa bwiza. Abemereye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nibo bazakira. Yesu yigeze gusanga umurwayi wari uri ku kidendezi ahamaze imyaka 38. Umurwayi Yesu Kristo aramubaza, niki nagukorera? Ariko umurwayi ashaka kwidefanda, ashaka kuvuga ngo abandi iyo marayika w'Imana yazaga baramanukaga bakabatereramo, bakinjiramo bagakira. Ariko uwo murwayi we ntago yari afite kirwaza, ntiyari afite epfo na ruguru. Ariko umunsi Yesu yaje niwo munsi nawe yagezweho n'imbaraga z'Imana, arakira. Ubwo nawe yari afite isengesho ry'Imana muri we. Reka dusome iryo jambo ry'Imana ducunguze uburyo umwe. Gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, sengera imbere y'Imana Nyirijuru nti, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyirijuru, Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yawe. Iri jambo uryumvishe riteye agahinda. Tekereza ari nkaho ari mu gihugu cy'amahanga, tekereza ari nkaho udafite ukwitaho, tekereza ari nkaho udafite kireba na kirengera, tekereza ari nkawe udafite ukubwira ngo pole, ukaburaho gusa nta numwe ukwitayeho. Nehemiya aricara ararira, yeme yama yicara gusa ararira ntacyo ashingiyeho, ariko yari afite agahinda ko mu mutima. Yari afite agahinda ko mu mutima. Ntiyagize agahinda k'imitungo ye, nta nubwo yagize agahinda k'umuryango we wa bugufi. Oya, yagize agahinda k'igihugu cyose. Yagize agahinda k'amarembo y'iwabo ko hangiritse. Yagize agahinda k'ibituro by'abasekuruza ko byangiritse. Yagize agahinda k'amarembo yari yarafunganye. Uyu munsi waba ufite agahinda k'ibyo turimo? Waba ufite agahinda k'abantu batari bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo? Waba ufite agahinda k'abarushe n'abaremererewe? Waba ufite agahinda k'abantu barwaye bari hirya no hino? Waba ufite agahinda k'abantu bafite intimba ziri mu mitima yabo? Mwene data, ndakwinginze, fatanya natwe tumere nka Nehemiya, turirire igihugu, turirire inshuti, turirire abavandimwe. Imana iri mu ijuru izi kureba ibyo ahirengeye, izi kumenya ibyo iby'imbere mu mutima. Yongere imanuke izibane natwe, izi tugirire neza, izi dusange. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu azabazana
n'abari kure n'abari hafi azabazana. Yemwe abantu mutari mwakira agakiza, turarize, turasabye Nyagasani, nukuri turasenze, turatakambye, nyamuneka mugaruke mu mwizero uyu mwami, kugira ngo icyo tuzajya tumubwira ajya atwitaho. Birakwiye kuko twamwizera, birakwiye kuko twamwiringira, birakwiriye ko twamwegera, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana yacu rikomeza imfuruka. Bavandimwe banjye, abari kure n'abari hafi, ndabasabye ngo tumwizere uyu mwami kuko asumba byose. Iri jambo risa nkaho rikomeyeho, ariko kandi riranoroshye. Nkaho utasengera mu cyumba cyawe wahasengera, mu muhanda wasenga, mu nzira urimo wasengamo, aho uryamye wiyoroshe wasenga. Ibyo urimo byose wabikora, kandi ukabikora neza, kandi ukaririra igihugu, ukaririra isi. Hari abana b'abasore baruhamye, hari abana b'abakobwa batari bamenye uyu mukiza, ariko turabaririye, turavuze ngo umwami abiteho. Iri sengesho rya Nehemiya n'iribi rya Nehemiya, ribi rya Jane, ribi ryawe, kugira ngo dutakambe umwami wacu ufite byose mu kiganza cye yongera ahembura imitima yacu, yongera ahembura ubugingo. Birababaje kandi biranatangaje ko abakristo bo muri iyi minsi, cyangwa abantu bizereye umukiza, ukamuhura na mugenzi wawe ntumuramutse, kandi wahura nawe ukamusa nkaho nta hantu namwe mwigeze kumenyana. Ntabwo ari byiza, ahubwo iciza nuko twakongera tugahoberana. Mu minsi yashize twari dufite icyorezo cya covid yaraje, abantu bose bariheba, abantu bose abakomeye baratitira, yema abantu bose barajuguma ku isi. Wazuhura n'umugabo wawe ntumuramutse, wahura n'umwana wawe ntumuramutse, wahura n'abavandimwe ukamubabwira ngo sindi bubakoreho. Ariko igitangaje, covid yarashize, ba bantu rwa rukundo rwamarushira, kongera kandi gusengerana birashira, kongera guhobera mugenzi wawe ngo wumve ko urukumbuzi rushize birarangira. Ariko iri sengesho rya Nehemiya rikugereho wowe mwana w'umuntu we, wongere ugire urukundo rwari muri Kristo, duhoberane neza, dushire urukumbuzi. Nibwo tuzasenga isengesho rikagera kure, rikagera ku ndiba y'imitima y'abantu, n'abatarimo batari bamenye uyu mwami bakamwizera. Ese muri mu kubona ukuntu abantu b'iyi minsi bameze? Ukamusanga umwana w'umusore ntiyitaye kuri mugenzi we, ugasanga umwana w'inkumi ntiyitaye kuri nyina, ugasanga umugore ntiyitaye ku mugabo. Birakwiriye kuko mwabagore mwe, namwe mwabagabo mwe, namwe mwasi yose, abantu bose bateze amatwi, twongere twite ku isengesho, twongere twiyumvane, twongere tugire bya bihe bya kera, twongere dukumbure gusenga. Nidusenga ijuru rizakinguka ku bwacu, nidusenga tugashiraho umwete, Imana izabana natwe. Nidusenga dushizeho umwete, ibihome by'umwanzi bizavaho. Nkuko Pawulo na Sila basenze, urugi rukabakingukira. Nkuko Pawulo na Sila basenze, n'izindi mbohe zose zikabimenya, kuko ari ikintu cyakozwe. Isengesho ry'umumaro, isengesho ry'umumaro, tugire isengesho ry'umumaro. Ujye usenge isengesho ribi ry'umumaro ku buzima bwawe, ribi ry'umumaro ku gihugu. Ntitujye mu butayu gusa ngo twingingire ubuzima bwacu, oya, tujye mu butayu twingingire igihugu, kuko ni wisengera wewe wenyine igihugu cyandagaye, ntago wabona ukuntu bigenza. Ariko nusengera igihugu cyawe, nusengera ubuzima bwawe, uzabaho hano utuze, ubuzima bwawe bugende neza, ubw'igihugu bugende neza, ubw'abantu bose muri kumwe bugende neza. Nabashishikarizaga abavandimwe banjye, tugire isengesho ryimbitse, isengesho rifite agaciro, isengesho rizima, aho uzasenga buri muntu wese akanezerwa. Wasenga mugenzi wawe agakumbura isengesho wasenze. Hari abantu bagiye basenga tuzi tugakumbura amasengesho yabo, hari abantu bagiye basenga tugakumbura indirimbo baririmbiye mu bitaramo. Yego birahari, barahari, ntabwo barapfa, barahari. N'ubu ngubu tujya tubabona, twatanga ingero, ariko si ngombwa kubavuga. Aho bari kwiyumva, barasenze turakumbura.
n'ubu ngubu kandi nawe ugize umwete wo gusenga Imana. Kera abantu bakiri batoya wajyaga wibaza ngo gusenga ni iki, kuko gusenga wumvaga atari ibyawe bitakureba, ariko uyu munsi wa none birakureba. Isaha igeze buri wese yirwaneho ku mbaraga z'isengesho. Ntabwo mvuze ngo twigwaneho ku mbaraga z'ubuzima busanzwe, oya, twigwaneho ku mbaraga z'isengesho. Winihire ubwawe, unihire igihugu, unihire isi, unihire abarushe n'abaremererewe, unihire imiryango inaniwe, unihire buri wese ku giti cye, kandi iryo sengesho Imana iryumve. Bene data, ababyeyi bakuru mwongere mujye ku mavi, rubyiruko mwongere mujye ku mavi, bayobozi bakomeye mwongere mujye ku mavi. Ndabinginze, iki ni igihe cyo gusenga tukiyambaza Imana kuko niyo ishoboye byose. Biragoye kuko umuntu yasenga hari icyo ashaka. Bibiliya ijya ivuga ngo dusenge ubudasiba. Nitumara gusenga ubudasiba, kwa kundi twasenze ubudasiba, nibwo Imana izajya ikomeza ikabana natwe ubudasiba. Ariko nituzajya dusenga tugashiramo pause, uyu munsi ugasenga ugasubizwa, ejo ukabyihorera. Wasaba Imana umwana, Imana yamuguha ukamureka akongera kandi gusenga. Birakwiriye kuko dusenga, birakwiriye ngo dusenge bavandi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane nawe, ibiteho. Iri sengesho rya Nehemiya n'iribi rya Nehemiya, ribe isengesho ryanjye, ribe isengesho ryawe, ribe isengesho ry'umuryango. Dusengere imiryango yacu, twaturira nawe amagambo mazima uko Nehemiya nawe yatuye iwabo ku gihugu cy'isezerano. Ndakwinginze muvandimwe wanjye, Imana ikomeze itwiteho, Imana ikomeze ibane nawe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka dusenge Imana. Turaguhimbaje Mana y'isi n'ijuru, Mana iteye ubwoba, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushake n'ubushobozi. Turagushima Mana, ni wowe wenyine ujya ufungura ibifunze, ni wowe wenyine ujya ukingura ahakinze tukabasha gutambuka. Turakwinginze Mana kugira ngo isengesho ryacu rikubere umubavu guhumuriye neza, isengesho rikunezeze Mana, kandi ndatumye iri sengesho rigere kure, mu barwayi rigereyo, mu bihebye ugereyo, mu batari bakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakwakire. Icyangombwa, intego nyamukuru ni ukubasha kukumenya no kugusobanukirwa, tukongera tukakwegera, ko ijambo ryawe rijya ritubwira ngo uratwegereye kurenza uko mwami imyambaro yacu twegereye. Urakoze nuhimbazwe. Ni ukuri nsabiye buri wese ku giti cye washije kumvira ijambo, ugirire neza kandi ukomeze utwiteho. Turagushima kuko ushobora byose Mana, wahabwa icyubahiro none n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha.